tuganire ku buhanuzi bw'iminsi ya nyuma bita imperuka, turebe ibintu 10 by'ubuhanuzi byahanuwe mu gitabo cya Daniyeli muri uyu mwaka dutangiye 2026, aho utangiye kubona abayobozi b'isi bagendagenda hirya no hino basinya amasezerano ahuza neza n'ibyahanuwe imyaka 2600. Ese wari uzi ko ibi bintu byose biba by'isi bihuza n'ubuhanuzi, abantu ariko bakagira ngo bari gusinya amasezerano ahubwo basoza ubuhanuzi? Niyo mpamvu ujya ubona rero ibintu bikuba ntabwo ari uruhurirane, ahubwo n'ubuhanuzi buba busozwa kuko abantu bagomba kubushyira mu bikorwa. Ibi rero byatangiye mu mwaka wa 2025, ngo habaga imidugararo myinshi, abantu bakibaza ati ibi ni ibiki biri kuba, ariko ntabwo byari imidugararo gusa, ahubwo ni umwaka Daniyeli yabonye, abona ko icyo gihe nikigera ibintu bizaba bitangiye gufata intera. Bigiye kuza muri 2026 rero ni ibyerekana ko nta kabuza ubuhanuzi bugomba gusoza. Reka turebe rero ibi bintu byanditse muri Bibiliya imyaka 1000 bikaba biri kuba. Ejo bundi nibwo nibazaga ndavuga nti abantu bazagiye bagenda bagaruka bava hirya no hino, ubwenge buziyongera. Iyo urebye ujya nko kuri internet ukajya online ukareba ahantu ugomba kujya hose, ntushobora kubiheza. Reka turebe uko biteye rero. Ibintu 7 turebe uko bigiye kugenda. Imana yabwiye Daniyeli, andika ayo magambo mu gitabo ukibumbe kugeza ku mpera y'isi, ukibumbe. Abantu bazanyuranamo bava n'abajya, ubwenge buziyongera, ibinyejana byabaye ibinyejana, ariko twabona ko ibintu bidashoboka. N'imyaka 20 ishize, ninde wakwibaza ko ibi bintu byari kuba bigeze ahangaha mu myaka 20 ishize? Urebye internet tangira gusakara muri za 1998 za 2000, ntabwo twiyumvishaga ko iyi ntera yari gufatwa. Twaya tuvuga, ndibuka bavuga ko umuntu azajya arebana n'undi kuri telefone, ukumva n'inzozi. Sinzi wenda abakiri bato ntabwo mubizi, iriya myaka tugitangira mu by'ikoranabuhanga za 98 za 2000, ko twageze mu za 98, 97, 98, 99, icyo gihe bavugaga ko hazaza telefone zizava muri Amerika, ariko bavuga ko ari telefone binini, ntabwo za mobile zari zakaje cyangwa za cellphone, smartphone ntabwo zari zakanatikijwe na gato. Bavuga ko ari telefone binini abantu bazajya bafata bakavugana barebana, tukumva ni nk'inzozi, ariko biri hano. Ingendo zikorwa nk'umwanya. Ubwenge bwariyongereye cyane, abantu nabo baragenda bahinduka umunsi ku munsi, ibintu bifite umuvuduko ukomeye cyane. 2025 rero nibwo abantu twinjiye mu bihe twavuga tuti nta gusubira inyuma. Nk'urugero, abantu barenga 1.5 miliyari bagenda mu ndege mu kwezi kumwe gusa. Mu kwezi kumwe, ni ukuvuga ngo ibintu bisigaye byose byirukanka. Ni ukuvuga ngo nanone reba imodoka bakora zitwara, urebe noneho kugira ngo mu byogajuru urebe uko abantu bari gufata isi, uko abantu bahinduka. Ni ukuvuga ngo abantu barakorera ku muvuduko utarigezwaho na gato. Ariko turebe noneho icyo ubuhanuzi buvuga, kuko Daniyeli yeretswe ko ubu bwenge bwari kuzura ahantu hose, icyo kimenyetso kizerekana ko turi mu bihe bya nyuma. Ubwenge rero mu giheburayo n'imyumvire, da'at, kuko nkunda kubabwira igiheburayo da'at, kugira amakuru, kugira ubumenyi. Mu mwaka wa 2025 niho byatangiye gufata umuvuduko ukomeye cyane. Niho wabonye za AI ziza, ibintu byose bikoresha ikoranabuhanga,
nta muntu ugikora ku bintu, abantu bose ni ikoranabuhanga, ryaba ikoranabuhanga, yaba mu buvuzi, yaba ahantu hose, kuvura indwara, kuri za ordinateur, za computer, byose twumva ko bidashoboka ariko birashoboka. Ni ukuvuga ngo ubwenge bwikuba kabiri buri masaha 12 ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo abahanga bandika inyandiko z'inzobere 8,000 buri munsi. Kandi rero kwandika inyandiko kera byatwaraga igihe gikomeye cyane. Buri segonda amavideo 700 abagiye kuri internet buri segonda. Ubu ngubu kugeza gutya video 700 zinjiyeho gutyo. Tekereza, ni ukuvuga ngo abantu bafite access, bafite uko bagira kuri information nk'uko bitari bimeze imbere. Ariko rero kugira izo information ntabwo bivuga ko ufite inyurabwenge. Dufite information ariko nta nyurabwenge. Ni ukuvuga ngo nyine nibwo bazatugira ya marobo, ko bavuga ngo bazagira abantu marobo. Tuzi byinshi ariko tumeze nk'abatakaye, ntawe uzi aho isi iri kugana. Abantu bose baribaza ni ibiki bigiye kuba. Daniel rero ntabwo yavuze ko ubwenge n'ubwiyongera bizaba ari Satani, ahubwo yavuze ko ari ikimenyetso kizakitwereka ko tugeze mu bihe bya nyuma. Kandi ikimenyetso rero cyarageze. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi buri hano kabisa, tuburimo. Reka turebe rero. Mpatsibugu ya 4, icyo cyari icy'umuringa ukomeye uzayobora isi yose kandi uzawuciyemo kabiri. Abo ni Abaroma rero baragiye, barafite amategeko, bafite ururimi, bafite umuco, bafite bya politiki byose, ariko bararangiye. Mu kurangira kwabo, Daniel yavuze ko azabona imiringa ivanze n'ibumba, ariko abantu bazaba bameze nk'abari hamwe, ariko mu by'ukuri bagabanyije, batari kumwe. Nk'uko bafite urugero muri Amerika, abarepublika n'abademokarate bose bita abanyamerika, ariko ntibumvikana. 2025 rero niho ibintu byatangiye kwigaragaza. Ibihugu ku isi byatangiye kwishyira hamwe, bimwe bijya ku ruhande rumwe, ibindi bijya ku rundi ruhande. Urabona nk'urugero rwa NATO, bishyize hamwe, BRICS nabo bajya ahandi, basinyana amasezerano y'ubucuruzi, andi barayasesa. Noneho kumvikana, kubahana, kwizerana byose biragenda. Nibwo Uburayi rero bwatangiye gucikamo ibice imbere. Isi yahise icikamo ibice bitagaragarira buri muntu, ariko byabucece, biravugwa ariko bakabiceceka. Cya cyuma rero cy'umuringa n'ibumba byanze guhura ngo bifatanye. Ntibishoboka. Byarahanuwe ko umuringa n'ibumba ntabwo bizafatana. Daniel yatubwiye ko icyo gihe bizaba ari bwo buyobozi bwa nyuma bw'abantu bigize amatsibugu, mbere y'uko haza ubwami bw'umwami w'abami ariwe Kristo, aribwo bwami tunyotewe. Kandi rero biragaragara neza ko iyi systeme iriho uyu munsi irimo iragwa nta kabuza. Ikindi Daniel yavuze rero, yavuze ngo nimubona ikizira kigeze ahera hahera, muzamenye ko kabaye. Ibyo rero byageze kuba kera, ariko umenye ko hari byo bita ubuhanuzi bwisubiramo, bwigarukamo kabiri. Bwa mbere byabaye mu rusengero rw'i Yerusalemu batari barusenya, ubwo abagereki bafataga ingurube bakayibagira mu rusengero rw'Uwiteka. Uyu munsi rero nta rusengero dufite, ariko binavugwa ko bashaka kurwubaka rwa gatatu hari i Yerusalemu. Nabyo bitegerejwe, ariko bitagirwaho, bigirwaho impaka, bitavugwaho rumwe, kuko abasilamu baravuga ngo tuhafite iriya dome,
abayahudi nabo bakavuga bati ni ahacu, baracyarwana, site yabo yerekana ukuntu urusengero ruzaba rumeze irahari, ibyo bazakoresha byose barabiteguye, ibimasa bazabaga barabiteguye, ibyo byose barabiteguye, ariko harabura ikintu kimwe gusa kugira ngo batangire bubake urusengero rwa gatatu, bakora ibyo twita kubeshya kwabo ngo ubwoko bw'Imana bwaratahukanywe ngo birarangiye, kuko Imana niyo izazana ubwami bwayo. Bakoze amapuro yo kubyubaka, imyambaro y'abigisha babo bazaba bambaye, byose ibikoresho bazakoresha byose barabishatse barabirunda, byose biraho. Ikintu gisigaye rero ni iki? Ni ya mbarutso. Imbarutso ni iyihe? Kutumvikana bariya Barabu n'abari bari muri Isiraheli bigiye muri Isiraheli. Wibuke ko mpora nkubwira ngo bari abantu bari muri Isiraheli bijyanyeyo mu 1948, barashaka rero no kuzakora gahunda bakayisoza neza, bakayinoza umugambi bakawunoza, ubwo bazubaka urusengero rwa gatatu bakibwira ngo bazabahejeje ibintu, ariko bizaba ari intangiriro. Nuvuga rero ngo hariya muri biriya bihugu by'Abarabu na Isiraheli hagomba kuzagaragara amahoro y'agahe gato kugira ngo ibintu byose bikunde. Niyo mpamvu ubona bishyiramo umuhate, abari abapapa bajyagayo n'ibyo byose, ariko ni ibya nyiraruhishwa, ni iby'agahe gato. Ubwami rero bw'amajyaruguru n'ubw'amajyepfo uko bizagenda, ni ukuvuga ngo iby'amateka ya kera azongera yisubiremo. Hari Uburusiya, hari Irani, hari Turukiya, hari na Afurika, kandi noneho bose bamaze kumva uko umukino umeze. Daniel yaravuze ngo icyo gihe intambara izatera igana igihugu cy'isezerano, kandi uyu munsi ni ukuvuga ngo biragenda bigana kuri ibyo bihe nyine n'aho icyo gihugu kiri, kuko intambara byanze bikunze iri muri kariya karere kariya, harimo za Isiraheli, nubwo itari intambara yeruye, ikibera kure bayijyana kure, bajya kumva ngo Ukraine iri kurwana n'Uburusiya, ariko byose biganisha ku gihugu cy'isezerano, ku mukino wa finali wa nyuma. Igihe cy'amakuba rero Daniel nacyo yahanuye, yavuze ko ari igihe kizaba kibi cyane kitigeze kiba. 2025 yaratweretse habayeho intambara, habaho gukangana ko bashobora guterana ibisasu bya nuke, habaho ubukungu bwaguye bw'ibihugu bimwe na bimwe, biriya bita ngo imihindukire y'igihe, habaho abantu benshi cyane bahunga ibihugu byabo ku bwinshi, ariko ntago amakuba nyamakuba yari yagira. Gusa biraducira amarenga yuko ikirunga gishobora kuruka igihe icyo ari cyo cyose. Bya byumweru 70 rero, ibyumweru 70 twumva mu buhanuzi bwa Daniel biva ku mwaka wa 457 imbere ya Kristo kugeza 27 nyuma ya Kristo, bikaza rero bigahura n'ubwo Kristo yazaga. Nibwo Kristo yaje, aricwa, Yerusalemu iragwa, noneho ya myaka 7 tukaba turi kwibara nanone, tukavuga tuti ese iri Isiraheli yajyanye mu 1948 niyo babariraho, benshi niyo kubibeshya, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko ubwoko bw'Imana nk'uko mbikubwira, Yuda uri muri Amerika, barabirabura uri muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburi muri Afurika, bazongera bakaza hamwe bagakora inkoni imwe mu kuboko kw'Imana, aribwo Isiraheli izongera kuba imwe kuva yasenyuka imyaka 1000 ikabishize, bikaba bitari byongera kuba. Ntibyari byongera kuba. Kimenyimenyi ni ikihe? Ni uko muri Isiraheli hariyo bavuga ko ari ubwoko bumwe gusa, ubwoko 10 bavuga ko bwabuze batazi iyo buri. Ni ukuvuga ngo biri bavuga ngo ubuhanuzi bwarasohoye muri 1948 ntabwo ari byo, kuko ntago batahutse kandi Kristo ntiyagarutse. Ese wigeze ubona Kristo agaruka mu 1948? Oya. Wigeze ubona uko kw'Imana gukomeye gufata abantu ukabavana hirya no hino ukabasubiza muri Isiraheli? Oya. Ntago biraba rero. Ni ukuvuga ngo bizaba, abareba amavideo njya nkora ku buhanuzi, urebe usubire mushake Isiraheli nyayo ni iyihe, bizagenda gute, nibwo uzabibona ukabireba neza. Ibuye rero rizahananura
ubuyobozi bw'igitugu bw'abazungu, iryo buye ni irihe? Nta rindi ngira ngo waritekereje, ni Kristo. Umuringa rero uzikubita hasi, ibintu byose bisandare, haze ubuyobozi bw'Uwiteka. Ubwo buyobozi kandi ryabuye rikomeye rizabusenya ni Kristo. Ubutegetsi bwose bwamutse bwo buzagenda nka nyomberi. Niyo mpamvu iyo tubona abantu barwanira ubutegetsi, barwanira ibintu byose, umuntu aseka iyo uri mu buhanuzi, bwose buzavaho, hazasigara ubwami bw'umwami Kristo, umwami w'abami bwonyine. 2025 rero waducira amarenga. 2026 urabona ubukana bitangiranye ngaho ba Maduro, ibyo bakoze kwa Maduro buriya nabyo bihuza n'ubuhanuzi. Havuyemo kwa ba Maduro, hagiyemo hehe, hagiyemo za Uganda, hagiyemo hose. Ariko ibyo bibazo, inzungutano zose no kugira ngo bayobye ubuhanuzi ntibukunde, noneho bahindura ibintu. Urumva ko bagomba guhindura ibintu byose, bakabivana mu nzira, bagakora ibintu bishya bizabikiramo muntu. Ariko Imana yabimenye kera, iyo itanga imbere, itanga ibimenyetso, itanga ibihamya. Niba rero ubutumwa bukugezeho, andika mubwire ikimenyetso nawe ubona, icyo utekereza, wizere Imana, kuko Imana yonyine nizakubashisha mu gushobora kumva ibihe turimo. Uvuga ngo rero tuzakomeza tuganira kuri ibihe bya nyuma, kuko isaha irageze kugira ngo abantu bakanguke, twitegurire ubwami bw'umwami wacu Kristo bugiye kuza, kandi noneho tuzategekane nawe, atubera Imana, natumubera abantu, atubera urumuri rutazima iteka ryose. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda haba tov meyod.